kubusohokamo, kuko ndimo ndabona muri iri jambo harimo abantu barimo barabohoka. Ndabona hari abantu bakira umugisha, ndabona hari abantu bakira ubuzima, ndabona hari abantu Imana isetsa, ndabona hari abantu Imana inezeza. Kwezi kwa karindwi ndabona hari abantu Imana izurira ibyabo byari byarapfuye, ndabona hari amasezerano arimo asohora uyu mwanya. Nonaha Imana intumye guhanurira ubuzima bwawe, Imana intumye kuvugana nawe, Imana intumye kukubwira ngo ni Imana iguhagurukije, Imana intumye kukubwira ngo ni Imana ikuzuriye ibyawe, Imana intumye kukubwira ngo igusohoye muri gereza. Hari gereza wari warafungiraniwemo, gereza y'agahinda, gereza y'umubabaro, gereza y'ubuzima bupfuye, gereza y'amadeni, gereza y'ubukene. Nonaha Imana iravuze ngo kane nawe ukeneye kwizera, ukeneye kwizera. Ndakenera umubare munini w'abantu bamanuka bakajya muri comment. Manuka muri comment niba unyumvishije, wandika muti nakiriye gusohoka mu gituro, andika muti nakiriye gusohoka mu gituro. Umubare munini w'abantu manuka muri comment wandikamo uti nakiriye gusohoka mu gituro. Hari igituro wari warafungiraniwemo ariko none havuga ngo nakiriye kugisohokamo. Hari ubuzima wari warafungiwemo ariko none havuga ngo nakiriye kubusohokamo. Yesu ashimwe. Reka ngusuhuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana, nkwifurize umugisha w'Imana. Reka ngusuhuze aho uherereye hose, mwebwe inshuti zacu z'akadasohoka, mwebwe mukunda kandi mugakurikirana ijambo ry'Imana hano kuri Prophet Emma, by'umwihariko kuri we wakoze subscribe. Ndagusuhuza nkwifurije umugisha, Imana igigumye kwagure muri byose. Nawe kandi utarayikora yikore, ukiyikora Imana iguha umugisha, kandi ukiyikora Imana igufungurira imiryango. Imana iha umugisha abantu mugira uruhare rwo gufatanya nanjye kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ubwo iyo hasotse ikiganiro, hasotse ijambo ry'Imana, urisharinga abandi, Imana iguha umugisha rwose. Hari abari postinga kuri status zabo, Imana iguhereza umugisha mwinshi cyane yagura imbago. Mwese rero ndabaturaho umugisha w'Imana. Nukuri Imana y'amahoro ibaha umugisha, mwahisemo neza kuba kuri iki gicaniro, kuba kuri iyi cano, wahisemo neza, Imana iguhereza umugisha. Uyu munsi rero ndagarutse nje mu isaha yo kubohoka, ariko uyu munsi Imana impaye ubuhanuzi. Hari ubuhanuzi mpawe ku buzima bwawe, hari ubuhanuzi mpawe kuri wowe. Ni ubuhanuzi budasanzwe bugiye guhindura amateka y'ubuzima bwawe. Ni ubuhanuzi ugiye kwakira ugakingurirwa imiryango. Ukibwakira inzira zawe zirafunguka, ukibwakira imiryango irafunguka kuri wowe. Imana intumye kuvugana n'abantu bayo, mbabwire ngo iki ni cyo gihe cyo kubakura mu nzu y'imbohe. Hari abantu bamaze igihe bari mu nzu y'imbohe, abantu bamaze igihe baboshye. Ubuhanuzi Imana ijya kubumpa yambwiye amagambo akomeye cyane, yambwiye amagambo akomeye cyane ngiye kukubwira, yambwiye amagambo akomeye ngiye kuganira nawe. Ndagira ngo nkubwire, hari abantu bamaze igihe babona ibintu byabo ntibimuvinga, ibintu byabo ntibigenda, ibintu byabo ntibitirimuka, ibintu byabo ntibigira aho bigera, ibintu byabo imiryango iragaragara nk'aho ifunze. Ariko ndagira ngo mvugane nawe. Hari Imana ifungura imiryango, hari Imana igihindura amateka, hari Imana igihindura ibihe, hari Imana igikora ibikomeye, kuko ari Imana ishobora byose. Rero ndagira ngo nkubwire, Uwiteka Nyiringabo Imana, iki ni cyo gihe, iki ni cyo gihe aje kukurengera, nicyo gihe aje kukurwanirira, nicyo gihe aje kugutabara, kandi ibyo ngibyo ugiye kubirebesha amaso yawe. Imana inuma kubwira ubwoko bwayo buno buhanuzi, yambwiraga cyane muri uku kwezi kwa karindwi twamaze kwinjiramo. Ku kwezi kwa karindwi hari ibintu bigiye guhinduka. Ku kwezi kwa karindwi hari imigisha ugiye kwakira. Ku kwezi kwa karindwi hari inzira zigiye gufunguka. Ku kwezi kwa karindwi hari iminyururu igiye gucika. Ku kwezi kwa karindwi hari ugukomera kw'Imana kubonetse kuri wowe. Ku kwezi kwa karindwi, kuko ari abantu bamaze igihe bafungiye muri gereza. Satani yafungiye muri gereza, gereza z'agahinda, gereza y'ubukene, gereza y'amadeni, gereza y'igisuzuguriro, gereza y'umubabaro. Ubuzima bwawe bwose bumaze iminsi bufungiye ahantu.
ubuzima bwawe bumaze iminsi bufungiye ahantu, buboheye ahantu, buzirikiye ahantu, ariko hari Imana ije kugukura aho hantu umaze igihe uzirikiye. Hari Imana ije kugukura aho hantu umaze igihe uboheye. Hari Imana ije kugukura aho hantu, hayiwe Imana ishimwe. Hari Imana ije kugukura aho hantu umaze igihe uboheye, umaze igihe uzirikiye, ibyawe byapfiriye, ibyawe. Ndagira ngo mvugane nawe, iki ni cyo gihe. Zamura kwizera kwawe. Ibi ngibi birasaba kwizera, birasaba ngo wizere, birasaba ngo wiringire Uwiteka, birasaba ngo uhange amaso mu ijuru. Hanga amaso mu ijuru, kuko Imana yo ije gukora ibikomeye. Mbere yuko nza kukubwira buno buhanuzi, reka tubanza tuganire kuri iri jambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana reka tubanza turiganireho. Imana y'amahoro itugirire neza. Hari ijambo Imana yampaye riboneka mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli, ibice byaho ni 37 n'umurongo waho wa 12. Haranditse ngo, nuko rero hanura ubabwire uti, uku ni ko Umwami Uwiteka avuga ngo dore ngiye gukingura ibituro byanyu mbibakuremo, mwa bwoko bwanjye mwe, muzabagarura mu gihugu cya Isiraheli. Muzamenya yuko ndi Uwiteka igihe nzaba maze gukingura ibituro byanyu nkabibakuramo, mwa bwoko bwanjye mwe, kandi nzabashyiramo umwuka wanjye mubone kubaho. Nzabashyira mu gihugu cyanyu bwite, mumenye yuko ari njye Uwiteka wabivuze, kandi mbikomeje, niko Uwiteka avuga. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Uwiteka Nyiringabo Imana ubwe aravuze ngo dore ngiye gukingura ibituro byanyu. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Ngiye gukingura ibituro byanyu. Hari igituro washyizwemo n'imbaraga z'abarozi, hari igituro washyizwemo n'imbaraga za karande, hari igituro washyizwemo n'abantu baraguhamba baragushyingura. Ndagira ngo mvugane nawe, iki gihe kirageze. Imana y'amahoro ije kugukura muri icyo gituro, igituro umazemo iminsi, igituro wahambwemo, igituro washyizwemo. Imana ije kukigukuramo. Hari ubuzima bupfuye umazemo igihe, ubuzima bwo gupfundikanya, ubuzima budasobanutse, ubuzima bw'agahinda, ubuzima bw'umubabaro, ubuzima bw'amadeni, ubuzima bw'igisuzuguriro. Nta kintu ukora ngo cyemere, nta kintu ukora ngo kijye imbere, nta kintu ukora ngo kizamuke, nta jambo ujya uvuga ngo ryumvikane. Ibyawe byose bihora byanga, ibyawe byose ni ugupfundikanya, ibyawe byose ntibishoboka, bihora mu nzira zidashoboka, bihora mu nzira zidakunda. Ibyawe byose ni ibintu bitemera, ni ibintu bidakunda, ni ibintu ubona ukareba ukitegereza ukabona ni ibintu bidafite igisobanuro. Ariko ijambo ry'Imana riravuze ngo dore ngiye gukingura. Zo ni mashando wiribirifa. Imana igiye gukingura. Hari igituro washyizwemo, ariko Imana ije kugikingura. Hari ubuzima bupfuye washyizwemo, ariko Imana ije kubugukuramo. Hari ubuzima bw'amadeni washyizwemo, ariko Imana ije kubugukuramo. Imana iravuze ngo dore ngiye gukingura. Ayizo ni mashando wiribirifa. Imana iravuze ngo dore ngiye gukingura. Yewe wowe unkurikira, ubuzima bwawe hari ahantu bwari bufungiraniye, umugisha wawe hari ahantu wari ufungiraniye, amasezerano yawe hari ahantu yaraboheye, ariko ibyo ngibyo Imana yarabimenye, Imana yarabyumvishe. None iravuze ngo dore ngiye gukingura ibituro. Igituro cyari gikinzwe, igituro cyawe wafungiraniwemo, Imana ikigukuyemo mu izina rya Yesu. Imana ngo mbibakuremo, ngo nzabagarura. Haleluya. Nzabagarura mu gihugu cya Isiraheli. Haleluya. Imana y'amahoro irakugaruye, igaruye umugisha wawe, uboneye umugisha mu gihugu utuyemo. Hari igihe ibintu byanga, hari igihe ibintu byanga, ugakora bikanga, ugacuruza ugahomba, ukajya mu kazi bakakwirukana, ahantu ibintu byose ugerageje ibyo bintu ntibikunde. Ariko Imana y'amahoro iravuze ngo igiye gukingura ibituro, ngo nirangiza ngo ikugarure mu gihugu cya Isiraheli. Iki gihugu utuyemo, icyo gihugu wavukiyemo, waburiyemo umugisha kandi abandi bawubona. Icyo gihugu wavukiyemo uhingamo bikarumba, icyo gihugu wavukiyemo
wavukiyemo wororeramo bigapfa, icyo gihugu wavukiyemo abantu baguhereyemo akato, Uwiteka Nyiringabo Imana aravuze ngo icyo gihugu agiye kukiguheramo umugisha. Ndagira ngo mvugane nawe, watekerezaga kugihunga, watekerezaga kukivamo, watekerezaga gusuhuka, watekerezaga kujya gushakisha, ariko Imana y'amahoro iravuze ngo iguhaye umugisha wo mu gihugu. Nonaha igihugu uherereyemo aturaye amagambo, vuga ngo umugisha ndawakiriye, vuga ngo nakiriye igitangaza cyanjye, vuga ngo nakiriye isezerano ryanjye, vuga ngo nakiriye umugisha wanjye, vuga ngo nakiriye amahirwe yanjye, vuga ngo nakiriye kubohoka, vuga ngo nakiriye ubuzima, vuga ngo nakiriye imbaraga, vuga ngo nakiriye guhembuka, kubera yuko Imana ishobora byose iremye ikintu kidasanzwe, iremye ikintu kidasanzwe ku buzima bwawe, iremye ikintu kidasanzwe mu mibereho yawe, iremye ikintu kidasanzwe mu muryango wawe, iremye ikintu kidasanzwe muri bizinesi yawe, iremye ikintu kidasanzwe. Hari ibintu bya mbere byapfuye ariko Imana izanye ayandi mahirwe, hari ibintu bya mbere byanze ariko Imana izanye ayandi mahirwe. Umva mama, Imana izanye ayandi mahirwe. Ibya mbere byarasenyutse ariko Imana izanye ayandi mahirwe. Ibya mbere byarapfuye ariko Imana izanye ayandi mahirwe. Umva ukuntu Imana ivuze. Imana iravuze ngo irengeye ubuzima bwawe, Imana iravuze ngo irohoye ubuzima bwawe, Imana igukuye mu gituro icyo wari warafungiraniwemo. Wari warafungiwe mu gituro cy'amadeni, wari warafungiwe mu gituro cy'ubushomeri, wari warafungiwe mu gituro cyo kudashaka, wari warafungiwe mu gituro cy'inzara, wari warafungiwe mu gituro cy'icyangiro, ukabaho mu buzima ugira icyangiro, ukagira icyangiro kwe, ukagira icyangiro. Ariko Imana y'amahoro iravuze ngo ije kugukura muri icyo gituro, icyo gituro wafungiwemo Imana ije kukigukuramo. Ubwo buzima bupfuye Imana ije kubugukuramo. Ugiye kumenya, abantu bagiye kumenya Imana wasenze, abantu bagiye kumenya iyaguhamagaye, abantu bagiye kumenya Imana mwavuganye. Haleluya. Umva mvugane nawe, ukeneye kwizera, ukeneye kwizera. Ndakenera umubare munini w'abantu bamanuka bakajya muri comment. Manuka muri comment niba unyumvishije, wandika muti nakiriye gusohoka mu gituro, andika muti nakiriye gusohoka mu gituro. Umubare munini w'abantu manuka muri comment wandikemo uti nakiriye gusohoka mu gituro. Hari igituro wari warafungiraniwemo ariko none havuga ngo nakiriye kugisohokamo. Hari ubuzima wari warafungiwemo ariko none havuga ngo nakiriye kubusohokamo. Ayizo ni mashando wiribirifai lele botai nini topevo nini ya aibe fodrere mekota ya vuga ngo nakiriye kubusohokamo, kuko ndimo ndabona muri iri jambo harimo abantu barimo barabohoka. Ndabona hari abantu bakira umugisha, ndabona hari abantu bakira ubuzima, ndabona hari abantu Imana isetsa, ndabona hari abantu Imana inezeza. Kwezi kwa karindwi ndabona hari abantu Imana izurira ibyabo byari byarapfuye, ndabona hari amasezerano arimo asohora uyu mwanya. Nonaha Imana intumye guhanurira ubuzima bwawe, Imana intumye kuvugana nawe, Imana intumye kukubwira ngo ni Imana iguhagurukije, Imana intumye kukubwira ngo ni Imana ikuzuriye ibyawe, Imana intumye kukubwira ngo igusohoye muri gereza. Hari gereza wari warafungiraniwemo, gereza y'agahinda, gereza y'umubabaro, gereza y'ubuzima bupfuye, gereza y'amadeni, gereza y'ubukene. Nonaha Imana iravuze ngo ikinguye gereza, ikinguye imiryango ya gereza. Iyo gereza wari ufungiraniyemo Imana yigukuyemo, Imana yigusohoyemo. None hakira ubuzima, none hakira kubohoka, none hakira umunezero, none hakira ibyishimo, none hakira imbaraga, none hakira guseka. Hayayayaya, ndabona hari abantu Imana y'amahoro igiye gusetsa. Hari abantu bamaze igihe bafungiye muri gereza y'ubugumba batabyara, washatse umwana uramutegereza ariko igihe ni iki ngiki ngo wakire guheka, akira gukikira, akira gutwita. Zo ni mashando wiribirifai. Umva mvugane nawe, Imana iravuze ngo igihe ni iki ngiki cyo kugira ngo nawe wakire urubyaro.
urubyaro, igihe ni iki ngiki cyo kugira ngo nawe wakire umugisha, igihe ni iki ngiki cyo kugira ngo ibyapfuye bizuke. Imana izuye ibyapfuye, Imana izuye ubuzima bwawe. Iki ni cyo gihe, kuko yabanje kuvuga, Imana iravuga ngo igusohoye mu gituro. Hari igituro wari urimo, igituro cy'uburwayi, igituro cy'igisuzuguriro, ariko Imana ikigukuyemo. Ndagira ngo mvugane nawe muri uyu mwanya, muri iyi saha yo kubohoka. Ndabona abantu barimo babohoka, ndabona abantu barimo bakira, ndabona abantu barimo bahumurizwa, ndabona abantu barimo bahaguruka, ndabona abantu mariage zabo zari zarafunzwe ariko zirimo zifunguka. Ndabona amasezerano y'abantu, ayo ngayo yari yaraboshye ariko ayo ngayo yatangiye kubohoka. Ndabona abantu bizeye Imana, ndabona abantu banambye ku Mana, ndabona imbaraga z'Imana zibafataho, ndabona imbaraga z'Imana zibabohora, ndabona imbaraga z'Imana. Ayiwe ndabona hari imbaraga z'Imana, hari imbaraga z'Imana zibonetse ku buzima bwawe, hari imbaraga z'Imana zikugaragayeho. Umaze igihe ushakisha akazi ariko iki ni cyo gihe cyo kubona akazi. Umaze igihe uri mu marira ariko kino ni cyo gihe cyo guhozwa amarira. Umaze igihe kinini abantu bagusuzugura, iki ni cyo gihe ugiye gukurwaho igisuzuguriro. Icyo gisuzuguriro kirarangiye, ubwo buzima bupfuye burarangiye, ubuzima bwo gupfundikanya burarangiye, ubuzima bw'ubuceceti burarangiye, ubuzima bw'amadeni burarangiye, ubuzima zonima ayibe fodrere mekota yarazizini wayakude bayasanga. Ayiwe ubwo buzima burarangiye, ubwo buzima burarangiye. Imana iremye ikintu gishya, Imana iremye ikintu kidasanzwe, Imana iremye ikintu kidasanzwe, Imana iremye ikintu kidasanzwe. Akira guhaguruka, akira kunezerwa, akira kwishima, akira guseka, akira gutera imbere, akira kwagurirwa imbago. Imana ikuremeye umunezero, Imana ikuremeye ibyishimo, Imana ikuremeye ubutsinzi, Imana ikuremeye imbaraga, kuko ari Imana ishobora byose. Reka mvugane nawe. Umaze iminsi yari amajwi akurondora akubwira ko bicitse, ariko noneho ayo majwi yacecekesha uyabwire ngo yewe ibintu birahindutse, ibintu birahindutse. Ayo majwi yacecekeshe. Iki ni igihe cyawe, iki ni igihe cyawe cyo kwinjira mu mugisha wawe, iki ni igihe cyo kwinjira muri Kanani yawe, iki ni igihe cyo kwinjira mu mahirwe yawe, iki ni igihe cyo kwinjira mu mugisha. Haleluya! Hanura vuge ngo ndakira ubuzima bushya, hano uruvuga ngo ndakira iterambere rishya, hano uruvuga ngo ndakira amahirwe mashya, hano uruvuga ngo ndakira umunezero mushya, hano uruvuga ngo ndakira guseka, hano uruvuga ngo ndakira kubohoka, hano uruvuga ngo Imana y'amahoro ishimwe. Hanurira ubuzima bwawe, hanurira igihugu utuyemo kuko Imana yamaze kuguha umugisha, hanurira igihugu utuyemo kuko Imana yamaze kukuremera umunezero, hanurira igihugu utuyemo, Imana yamaze kukuremera ibyishimo, hanurira igihugu utuyemo, Imana yamaze kukuremera ubuzima, hanurira igihugu utuyemo, Imana yamaze guhagararana nawe. Ndabona hari inzira zifunguka, ndabona hari amateka ahinduka, ndabona hari ibyapfuye bizuka, ndabona haleluya! Imana ishimwe. Iyo Imana itari yaguha umugisha, ibintu byose urabikora bikanga. Iyo utari wabona umugisha, Imana itari yafungura irembo ry'umugisha, ibintu byose ubijyamo bikanga. Ariko nonaha Imana iributse. Imana yambwiye ngo ninze mbwira ubwoko bwayo ngo iributse. Imana yibutse abantu bayinambyeho, Imana yibutse abantu babaye mu bihe byo gusenga, Imana yibutse abantu bakunze gukiranuka, Imana yibutse abantu banze ubugome bw'iyi si, Imana yibutsa abagabo. Haleluya! Imana yibutsa abagabo, Imana irabibutse, Imana ibasubije agaciro kawe. Hari iminsi yakwambuye agaciro, hari iminsi yakwambuye ijambo, hari iminsi yakwambuye umunezero, hari iminsi Satani yazanye kuri wowe akwambura agaciro, akwambura ubusa, mbega akwambura ubusa, usigara wireba ukavuga uti se ubu ngubu njyewe ubundi maze iki? Ariko Imana y'amahoro irimanukiye, Imana y'amahoro iriyiziye, Imana y'amahoro iraje, Imana Kristo wabambwe araje. Umuhate wawe ntabwo ari ubusa ku Mwami, amasengesho wasenze ntabwo ari ay'ubusa, amasengesho wasenze Imana ije gukora ibikomeye, amasengesho wasenze Imana ije kwitamurura, kuko ari Imana ishobora byose.
reka nkubwire ngo umugisha w'Imana nuboneke kuri wowe. Reka nkubwire ngo imbabazi z'Imana niziboneke kuri wowe. Reka nkubwire ngo Kristo wabambwe naguhindurira amateka. Reka nkubwire ngo Kristo wabambwe naguhindura umuntu udasanzwe. Reka nkubwire ngo Kristo wabambwe nakomeza kuremera umunezero. Kristo wabambwe nakuremera ibyishimo. Kristo wabambwe nagufungurira inzira. Kristo wabambwe, haleluya, aje gukora ibikomeye. Kristo wabambwe aje kwitamurura. Kristo wabambwe aje guhindura ibyanze guhinduka. Reka nkubwire wowe izere gusa, izere gusa urakira, izere gusa urabohoka, izere gusa Imana irakingura, izere gusa, izere gusa, izere gusa. Akira imbabazi z'Imana, akira uburinzi bw'Imana, akira gutabarwa n'Imana, kandi akira kurengerwa n'Imana. Igihe cyawe ni iki ngiki ugaseka, kandi igihe cyawe ni iki ugahindurirwa amateka. Imana iguhereza umugisha, gubwa neza n'ukuri. Wowe tubanye muri ubu buhanuzi, Imana ikugirire neza. Bwoherereze busharinga abantu byibura 5, bwoherereze nabo bumve buno buhanuzi. Kora subscribe niba utarayikora, yikandeho rwose, nta soni bitera. Like yawe ni ingenzi, comment yawe ni ingenzi. Reka nkubwire ngo umugisha w'Imana nuboneke kuri wowe. Nukuri ndabakunda. Ibiganiro byacu byo nakagaruka, iby'Imana yavuze, icy'Imana yagusezeranije, icyo ngicyo uraza kucyakira, icyo uraza kucyakira. Buno buhanuzi Imana impaye bugiye gusohora vuba byihuse, bugiye gusohora vuba byihuse. Nubwizera burasohora, nubwizera biraba. Ni ibintu bigiye kwihuta, ugiye kubirebesha amaso yawe. Ntubifate nk'ibintu biri aho bisanzwe. Ni ubuhanuzi bugiye kwihuta, kandi Imana igiye gusohoresha umwete wayo. Reka nkubwire ngo umugisha w'Imana ukubeho, ineza y'Imana ikomeze kukugaragaraho. Shalom, shalom.